Ni ushaka ko ndongora Uzampe Mushiki. Nabo bumvishe yuko mvuze ko ngiye kurongora bakavuga ati ese super zarongorera he? Ko stade ubu ngubu bitajyanye n'urwego super ariho atari stade iri moderne ijyanye n'igihe kigezweho. Reka tuyivugurure rero kugira ngo uyu mustar kuko narongora kamera z'isi zizamanuka. Nabonye 99% muri iyo somo. Muri iyo somo? Ebinde. Konguki. Akora saze konguki. Amutse wisanze mu gitondo wabaye umutinganye. Wabyitwaramo gute? Karya maberanye. Giye nka front line command. Giye uzi ko mama na data bambyara. Havuzwe impundu bavuga ko babyaye umuhungu. Ubwo zeja umuntu wavutse ari umuhungu ahinduka umukobwa ate. Tough people last but tough times never last. Ago yarabatumye ngo mujye mumukora promotion. Ngo yitwa de? Yitwa Akinyuma. Mwarimu arambwira ati umwana yatorotse ishuri ajya kugura brabas. Wowe urafata ikinongo nacyo cyanyagiwe ukavuga ngo kigereranye n'urutari. Yendo fungura ara muri butu yanjye sha. Zera nkweto rero nizo zigenewe uwo nguwo waruvuze ngo nazamvuga. Owezo umuntu wambara inkweto ngizi yatinyuka akamvugaho. Yes, reka nanyine ngwikaze gukurikiye GJC Media aho herereye hose. Uri mu majyepfo mu majyaruguru, iburasirazuba y'uburengerazuba, na uri mu mujyi wa Kigali manzi neza ko unkurikiye 5/5. Iyi ni GJC Media. Uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Kongo, aho uri hose mu Kinyarwanda. Bagusure kandi twizera ko umeze neza. Niga kumenya ubwenge. Super manager ibintu bya YouTube byaduka muri uru Rwanda. Urumwe mu bantu bakotse ibikaniro byinshi mbibona. Icyo gihe nari nyiga muri secondaire. Urabyumva? Ikirenze kuri ibyo ngiye nagiye mbona amafoto ndayafite benshi baze kumbwiranya atanyanga bagende bayakiramo ukiba muri za Tanzania super manager niba ari za Somalia niba ari muri za hose super amani uri muri ahombera igihugu kandi uri umuntu w'umustari ufite amafaranga uri inspiration of the youth ubuse wa mugani inspiration of the youth tureke kurongora natwe kutwe inspiring oya none mwebwe none se doreze giye kukubaza nimwumva ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora oya ntabwo ari uko guko oya nagaragara ndo kuvuga ko ukuntu biteye ikibazo cyo kurongora cyose ni ikibazo. Oya ni ikibazo ahubwo gikomeye cyane kinugarije isi. Oya. Oya ije kuri je ni ikibazo gito kuko ngiye kugikemura. Kandi mu buryo bwo kugikemura buri iyo ugiye gusimbuka. Urabanza ugasubira inyuma. Kandi ari cyo bita ngo gutanga inda y'abukuru. Hakaba nicyo bita hakaba n'umenya ngo amanda y'abukuru. Nkaba umuntu abanjye iyo mbareka mukabanza mugakora ibintu no kugira ngo jewe nzaze nshimangira nk'umuntu mukuru cyangwa yagira ngo tugereyo ureko bitunanira nawe umushyitsi mukuru iteka avuga nyuma kandi ijambo rye riza risoza mwana wa mama kubona gakumba ejo naribye ikiganiro cya gakumba kumva ni iminsi irimo kugenda imuzika mwana wa mama agahinda gakumba ari bujyane naramugatabarutse kuri mugabo yabaye umugabo akabintwari ko twese tumwemera natabaruka atabonye umweretse ibirori musaza nawe arabizi ko munani oya ntabwo ndamunani amunani abavuna umuheto namunani umusaza arabizi neza ko ngomba kubikora ariko ubwo igihe nasezeranye nawe si ngo nkivugira utegereje ko stade amahoro yuzura waravuze uzarongora muri stade none utegereje ko yuzura none se ntibabonye ko barimo kuyivugurura kuko nabo bumvishe yuko mvuze ko ngiye kurongora bakavuga ati ese super zarongorera he ko stade ubu ngubu bitajyanye n'urwego super ariho atari stade iri moderne ijyanye n'igihe kigezweho. Reka tuyivugurure rero kugira ngo uyu mustar kuko narongora kamera z'isi zizamanuka. Ubu noneho Minisiteri y'Ibikorwa Remezo irimo gudindiza super manager mu kurongora nirangiza stade vuba aho ne bayikore neza bareka gushyiraho pressure kuyirangiza vuba byo ni ngombwa ariko badakora vuba muri bo kurangiza umuhango ariko ngo babikorane pressure basange byakwangiza iki byakwangiza ibindi stade tubatse neza urumva byazamo ibindi hazamo ibindi bibazo burabyumva nawe ko hari abantu bagomba kujya ahantu cyangwa basohoke. Dufite imyaka 4 kugira ngo ibirangiye ubu abantu bari bategereza bamara karongora mbere y'imyaka 4 basubiza ntabwo ari urabeshya ni imyaka 4 iriya stade zuzura mbere y'uko umukuru w'igihugu cyacu atorwa kandi ijoro tuzabyuka tujya gutora perezida wa repubulika tunabyina insinzi tuzayibyinira tuzabanza tujye mu bukwe bwa super manager iryo joro narabisobanuye iriya stade zuzura 2024 ariko se banza bwumve 2024 yego hanyuma gihe navuze ko ngomba gushaka ryari nta muntu ubizi rega nani kizere dufite kuzabikora ariko kugira ngo dufite ikizere ako se super ubu nkubaze ngiye maze imyaka 4
itatu dukora ibiganiro navuze ko ijoro tuzabyuka tujya gutora perezida iryo joro tuzabyuka niba tuzamutora kuwa gatatu kuwa kabiri Supermanager azaba yarakoze ubukwe hanyuma ibyishimo biva muri bimwe bajya mu bindi abanyarwanda bazarara mu bukwe bwa Supermanager buke mu gitondo bajye gutora umukuru w'igihugu nanjye mfatane akaboko na madamu wanjye dushinjagire tujye gutora umukuru w'igihugu cyacu ubwo se ntuwe ntago wifuza ko nzajya gutora noneho ndi kumwe na madamu wanjye wowe ntubyifuza ko bwanjye nje niko mbyifuza nuko rewe tegereza reka cyizere nicyo kibazo gihari ariko reka mpe kwizera reka n'ubundi twizerera muri future reka twizere muri future ko na abo zagiye kukubaza wewe wateza ukareba mufite ikibazo kiki genda kubaza mufite mwese nimunyizera ngenda kwizera mu buzima busanzwe ariko iyo bigeze ku cyaro cyanye no kurongora super nkure su ngiye mu ryanje turi inshuti noneho rero reka nkubwire ariko uwo kumbwira ngo urashaka ko ndongora urashaka ko ndongora ubundi ngiye kukubaza reka ngiye mbangaruka kuri kagano ubu uvuga ngo ngiye am inspiration of the youth noneho nari imyaka umajije kugeza avuga nitugera kuri ikintu cyo kurongora aho kantu ko inspiring urubyiruko tujye tugashyira ku ruhande ndarwinspiringa ndubwira ko narwo rugomba gushaka ariko bagomba kugenda mbere kuko genda mukuru wabo nzazangira gute nzaza nshimangira kubera ko iteka umuntu mukuru atanga inda y'abukuru atanga umwitangirizwa abanza kureka abana bagakoramo nyuma akaza nyuma kubera ko niwe uza gupfundikira cyangwa gusoza mwese mbikore mbere y'abana mbikore mbere y'abarumuna banjye super utekereza ko mukuru w'umuntu ari ugomba kurongora nyuma ya murumuna we hari ibyo rero hazajya hora hari barumuna b'abantu yero ni inspiration of the youth style zanjye ni Supermanager ntago ngomba gukora nkuko abandi bakora genda super nyine sindi super se niyo mpamvu nitwa super niyo mpamvu wambwiye ngo wumvishe nde ngo yaravuze ngo harya ninde uvuze ngo yaje kuri YouTube ngo uravuga roreze wowe akuko mwagiye mureka ko urafata intaro ukayigeranya n'isatura intaro yize isatura we warambwigeze kumbwira ngo wabaye mu mashyamba igikoko biti satura kiza ndayize ni ingurube y'ishyamba super ntabwo super yanagira ngo mbwira abantu ngo mboni bantega amaso bantega igihe ntibazanga ya guhera ahubwo bazanga ye gutinda nta kibazo nibashaka bategeze ku myaka 50 nta n'ikibazo kirimo kandi nta pressure iriho nta n'ubwo na kuruse je uzigiye data yashakiye mama je data gakumba uzigiye yashakiye mama agiye mukamanzi ariko ntago gakumba twagera kuko wari wabanje we ntekereza ko urabizi neza nawe ko atari we mumfura za gakumba jewe ndi umwana w'imfura mukuri mukamanzi kuri mama mukamanzi ariko hari bakuru bawe none se ngiye buretse tujye tuvugisha ukuri mama rest in peace my mom aha ari hose ndabizi ko bani muri rugo ridashima nawe ubushobozi bw'Imana burakomeye kandi ni bwinshi mba nzi neza ko ishobora gukora ubundi buryo nawe akabanyumva kuko ubwenge bwa muntu n'ubw'Imana ngo buratandukanye nk'uko isi n'ijuru bitandukanye biranashoboka rero ko abantu baba baratuvuyemo Imana ifite ukundi bigira bakaba twumva ibyo dukora cyangwa banatubona bakaba twumva cyangwa banatubona ntago bize kuko Imana ubwo bushobozi irabufite kandi nta n'uwari wagira ngo agarujya tubwire ngo bya bintu mwibazaga byose ntago ariko bimeze rero icyo nagira ngo nkubwire my mama ndabizi kunkurikira kuko genda bizi muri ntuzo zanjye mba mbyiyumvamo komanda arasigaye kandi ni kwa kunda amashamburiza arakomeje nawe ubu bireba ko wabyaye front line komanda ubwo rero na dadi nawe ukiriho gakumba nabikubwiraga ntago yamushatse angana nkuko ngana yaranduse ko papa yari afite imyaka 54 nge nibwo yashatse mama papa yari afite 54 ako ntago ari wari umudamu wa mbere ibyo ze birakureba tutagiye kwinjira mu buzima bwa gakumba muginga we none zekeje unari wabutweretse twakira tute ibyo birakureba ugiye kuba nka munyamakuru wabajije Jacob Zuma uramuzi namuzi yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo bamwitaga Jacob Zuma umunyamakuru yaramubajije ngo ariko nyakubaha perezida ngo baravuga ngo ufite abagore 20 ngo ese ngibyo bintu ngo ni ukuri Jacob Zuma aramureba aramubwira ati ariko ufite ikibazo ufite ikibazo ubundi kugira abagore benshi nibwo bwa mbere byumvishe kuri igihe cyangwa no kumvishe byakozwe na perezida aze perezida si umuntu nk'abandi atokuze usibye titre yuko ndi perezida w'igihugu ariko ndemwe mu mubiri nawe nk'uremwemo n'amaraso ni nk'amwe ati ndashaka kugira ngo nkubaze nibwo bwa mbere wumvishije umugabo w'umunyafurika utunze abagore barenze 2-3 ati cyangwa ukizeho 20 kugira ngo bisakaze ubugire amatazayizinge kubera ko byakozwe n'undi muntu perezida umuntu udasanzwe
ubu na super manager kuba impamvu mbikubwiye abantu hanga baravuga ngo super ntararongora super yabuze super kadakora ubukwe none se nije wa mbere n'abandi ntibasaza batarashaka abagore cyangwa batarashaka abagabo cyangwa ntuka wowe wabikoze ariko super niwe bibasiye super ariko ze murashaka yi ari byo mushaka wenda namufite ubwo bukwe bwanyu nabwo buzagera igihe sho nabyo ubwo bukwe bwabaye ubukwe super manager jewe ndakubaza wowe ubundi kurongora urambwira ngo wowe ngenda rongora ngo bikumarira iki ko ari inyungu zanjye wowe ndakubaza wowe igi urimo urabazanye kubera yuko inspiration of the youth ubwo ndimo ndavuga ngo nanjye wawe urimo kunyinspiring nyuma yo kubona utarimo kunyinspiring nahisemo kwicira inzira ariko nabe inspirinze ndababwira ngo bira bintu ni ngombwa mu bikore kubera ko bifite akamaro bifite abantu kororoka bituma abantu bazabaho bituma abantu bahoraho kandi utabikora umuntu yabwirwa n'icyo bifite umumaro umubwira ngo nabikore kandi wewe warabyanze kandi njye mvuga ko ngomba kuzaza nsoza sije mukuru wanyuze wabona utananduta wamugaye nta n'uwamenya kuko abantu batatureba wabona utanandusha imyaka wowe uruhinja imyaka mfite ubu ni 23 ariwe niyo mpamvu bari bagiye muri Mr Rwanda ese ubundi biheze ibya Mr Rwanda twayirutse muri Mr Rwanda bigeze bango iki ibya Mr Rwanda bigeze ku myaka ya 20 n'ingahe ya Mr Rwanda se je ko nari participant narushanwaga nije wategura guzabaza bategura none se waje kuvamo uracyari mu bimeze bite je ndimo nubu nije uyoboye nubu ni uyoboye ntago se mujya mubaza ko igihe cyari cyateganyijwe cyo kugira ngo bibe cyarenze ngo mubaze uti ko twayirutse twitabira bigeze wewe wabaza mwarimu wiga ngo kutanyigisha cyangwa utama evaluation kandi nari ngiye kukubaza ushobora kumubwira ati ko nakwigisha akavuga ati ibyo nakwigishije byose urabiza akaguha ikizami yaguha ikizami byanga bikunda ntihaburamo gutsinda ubwo zakubaza ati ahubwo wavuga uti mwari wenda ngwino umugure dukorera vision kuko ubwiye mwarimu ngo mwari ngo kutanyigisha ashobora kukubwira toke reka dufate byose ibyo dufite nkwema amaswari nkwema ibibazo urabitsinda byose wabitsinda byose wowe nzaterwa n'uburyo nize nshobora kubitsinda byose nese mu Rwanda urabona umunyeshuri wuzuza ikizamini byari kera wewe ngiye kukubaza usibye ge wajya kubona 99 aya super rero ikibazo cyawe ni kimwe nene mama abantu bati super manager ibiganiro byo byinshi arakabye mu kiye kigo wiganye nande duha urugero eganye nande mu kihe kigo wiganye nande ahita muhamagara direct umuntu mwiganye nako waba udafite nimero ze so niganye nabo wewe wagenda umenya abantu iyo bari ibyo byose umuntu wese iyo mumaze kurangiza buri umwe agenda ajya ibyo byose umuntu nakubwiye ngo kuzuza erega mva nkubwiye kuzuza ku exam byabagaho kera ako kuri iki gihe bose mwiganye oya wenda n'ubu byabaho da buretse wenda n'ubu byabaho waburamo n'umwe nibura uzanaherere inde abo twiganye ubuze nagiye kubakurikirana iki kiganiro umuntu wese uzakireba yariganye na super manager muri comment azahita andika ati super manager twariganye nayo nzasiba super nayo nzasiba ya nabonye 99% muri iyo somo isomo nabonye 90 tangiye gutegereza manzi kugiye kumbeshya ndakushye rwose muri iyo somo mu isomo ry'ubuzima ni ryo hanze isomo ryo hanze kabisa cyane warayabonye kabisa kuko erega abantu bose bajya babyumva amenye ko isomo ry'ubuzima super manager yigeze kwitabira amarushanwa agarukira mu nzira atagiyeyo super manager yabaye mu ishyamba super manager yagiye Zanzibar super manager yagiye Somalia super manager super ahubwo wabonye nk'ijana isomo ry'ubuzima wa nabuze mu zero to hero nabuze rimwe kuko iyo nuzuza 100% simba narakoze ibindi ntateganya ntarinzi ko nzakora kuko ibyo nashaka gukora sibyo byabaye imana yaciye izindi nzira n'iki cyagutunguye mu buzima ukavuga uti ibintu nubwo mbigezeho ariko sibyo nari napanze ngo kujya kuri YouTube ko YouTube sinari nyizi nako wari uyizi kuva mu ishyamba konyine boy kuko numvaga nakundaga ubustari pe numvaga nifuza kuba umustar ariko numvaga nzaba umustar uririmba ufata mic cyangwa nka umustar ukina umupira kuko nagateraga buriya ariko ngiye kubona mbona umuzungu atugeneye amafaranga twikoreyemo yo dushoboye mwese muryo yegora mbona umuzungu yadukaye ibyitwa YouTube sinzi iyo byavuye n'ubu bajije umuntu wo mu Rwanda bakakajya ukavuga uti YouTube ni ibyo arakubwira ati bya ntabwo tuzuduye mu gitondo nabyutse ati nayakubye nta wamenye ubabaza
Savuze ukuri. Ndakubeshya. Mugiye Yego. Ariko mbwira biravyadutse bite byo ngo ibyitwa YouTube biraje. Rero abantu benshi nibyo bazi gusa. Ntago bazi ko Instagram ihemba, ntago bazi ko Facebook ihemba. Niko ye. Nende super. Ubu rebe ufite 150 njya mu 130 imaje kuza kuri Instagram. Wari ubizi ko Instagram ihemba? Ubwanjye irampemba. Ihemba super. Wari wafata amafaranga ya Instagram? Oya, YouTube, Instagram irampemba. None ndakubwiye ngo wumve ko abantu batari bamenye ibintu. Instagram irahemba, Facebook irahemba. Ya, Instagram. Uruzi ko ijya monetize nayo? Nuko YouTube monetize. Ya. None yibaze ufite 150. 59 yuruzuye. Ariko nayo abantu bakunenga akantu kamwe. Ufollowinga n'abantu 159 nta muntu n'umwe following. Oya. Impamvu na following umuntu narabisobanuye. Ntago wabura umubyeyi ngugira abantu usumbanya abantu. Nk'ubu ngize nka following muvunyi, nka following inde mushiki wanjye muri umuna wanjye cyangwa se undi wundi batabavuga bati natwe nkuko tugukunda urukundo rungana n'uwo natwe du following. Ubwo rero ibyiza burya abana bose ubagerera mu kebo kangana. Niyo mpamvu navuze nti bose reka mbihorere kuko urukundo mbakunda rurangana kuko n'aba followers banjye kandi bose barankunda bivuye ku mutima. Urabizi ko aba followers bajya bagurwa kuri Instagram? Ntabwo mbizi ariko ubwo urabimbwiye binsobanurira. Bajya bagurwa umuntu akaba yabagira. None se super, iyo ufite abantu bagurikira 159 hafi 160 ugapostinga ifoto ikarebwa n'abantu 500. Kabantu bahita bibaza kuri ako kantu batari wese umuntu ufite 160 ushyiraho ifoto ikarebwa n'abantu 500 si ikibazo kindira. Aye maze numva perezida wiyamamaza ataragiye ntabwo kuva wabaho ntabwo numva perezida yiyamamaza ukuma ngo yatsinze amatora atagejeje 50%. Nibwo bwa mbere byumvise. Oya dufite cyangwa usubiriremo. Ntabwo wigeze wumva umperezida wiyamamariza kuyobora igihugu cyangwa se umuntu wiyamamariza kuyobora igihugu. Amatora Mohamed Buhari uyobora Nigeria yatsinze. Ahanganye n'uwo bari bahanganye. Ni 50%. None se ndashaka kubaza super. Ibyo ndimo ndabyumva. Je ngubajije. Wewe kwambwiye uti nabundi umuntu njya na following n'ibiki byose. Wari wabona kandida unique ubura 50%. Ende. Wari wabona kandida unique sinzi umukandida wiyamamaje ari umwe. Akabura 50%. None se giye cyuvuga ntago nyumva. Urambaza. Ndimo ndakubwira ngo ifoto. Ego. Cyangwa video ukayishyiraho. Video yawe igirebwa n'abantu benshi ushobora gusanga ari nk'abantu nk'igihumbi mu 160 ufite. Video yande? Ya ka video wakira. Pani indirimbo zo zirarebwa ndabizi. Niba ari ifoto ushyizeho hariya kuri Instagram yawe. Zana telefone. Email za telefone iri. Dahita nshyira yiheruka uva hanga. Oya. Oya. Udashyiraho video ntabwo nshyiraho video imwe urashyiraho video nka nigizana ngo nigiye kwisabira. Yego reka bande mugire kuri Instagram gato abikwereka wowe zana nigiye kwisabira. Yego koko amagamba ashirivuga urambwiye ngo ufite abafollowers benshi ngareka barayikenga ni bake. Okay zana mbikwereke rero gakumba Patrick ariko se wowe zana akira nayigezeho je mureka kubeshya nanjye ndagufollowing abantu koko akomeza ava mu beshya ariko rero niyo mpamvu abanyamakuru imwe nemwe muzica ibiganiro urumva none se wowe nk'ububeshya abantu ay katuvuge latest video imaze iminsi ngahe? Imaze iminsi 4 imaze kurebwa n'abantu bangahe? Abantu 6,000. Abantu bandi 6,000 urebwa n'abantu ukurikirwa n'abantu 160. Banza wumve. Hanyuma ni iminsi ngahe? Iminsi 4. Maze kurebwa n'abantu bangahe? 6,000. 6,000. Ubwo ni hashira icyumweru bazabarebwa abantu bangahe? Rega super. Ari nige bashira icyumweru bakiri 6,000. Ibyo ni ubitekereza kuko wenda ari kubizi. None se agari komine jewe nakubashije iyi video reka turabe yimaze ukwezi reka turabe yimaze ukwezi kugira ngo dufata tuvuge ngo estimation y'abantu bamukurikira super manager ni bangahe mu 160 yimaze ukwezi kandi yimaze ukwezi yimaze oya yingi yimaze byumweru 2 yimaze ukwezi yego ariyo ndeba kugira ngo tumenye ngo super yashyizeho ikintu kirebwa n'abantu bangahe sibyo rero nimwe mugenda mukaduteranya n'abafana ntago tubateranya ariko nabo barireberaho abo bantu 160 bagukurikira nibo babireba none se je nakubwiye 6,000 birebye mu minsi 4 ubwo icyumweru cyangwa ukwezi bazaba baramaze kuba banga utireka utubwo bashobora kuba bakirabo none bashaka gufata iminsi 4 ngo uhite kuba n'iminsi 366 umwaka uvuye mu mwaka izabirebwa n'abandi 160 bizabinarenga ahubwo iyo mibare ntago ibaho none se iyo mibare ntago ibaho none se ndimbo ntuyishyira
Rwese indirimbo ntuyishyiraho indirimbo ntuyishyiraho buri munsi kazamuka yego hari ahigera rero igatangira guhagarara ntago buri munsi ku munsi hari n'igihe idahagarara rero hari n'igihe idahagarara reka twikomereze ikiganiro oya reka niwo bivuze ngo turebe ngo twariho nyinshira kwari ama video menshi cyane ndashaka imaze ukwezi rego imaze ukwezi niyo nshaka imaze igihe kingana gute ntacyo twestimating tugendeye kuyugezeho iyi ni 70,000 iyi ni 13,000 buretse ndashaka kwereka imaze ukwezi mvuze ngo urashaka imaze ukwezi se iyi masangahe ifite 1000 bingahe iyi ngiyi maze ukwezi kurashize imaze kurebwa n'abantu bangahe 14 hanyuma ubwo 14 ni bake ni bake cyane ukurikije ko urebwa n'abantu 160 ukurikirwa n'abantu ubundi wagombye kuba nibura ari nk'ibihumbi nk'ibihumbi 80 ngareka nk'urugero ibyo twe kubitinda urakurikirwa kandi wadusobanura n'impamvu ntugiye gushaka Imana igufashije kuko byose ni Uwiteka ntugiye gushaka yego abantu ibihumbi 10 bingahe abantu 14 fata buri muntu wese abantu bose bakuzi banakwemera bakavuga bati uyu mustar wacu tugiye kumushyigikira n'urugero wenda muvunyowe utuwerero n'abantu 14 buri muntu atanze amafaranga 10,000 ni bangahe harimo angahe 14 harimo urazitoragura izo ngizo urantsinze urantize uje wigeze kumbwira ukoze ikiganiro kigakirebwa n'abantu 1000 ku munsi n'abantu 1000 ku munsi bakureba ntiwabukaze nanjye ngwaye urugero wenda tuvuge abo 14 barebye ku ka video baravuze n'urugero ndabwiye nti super manager ni munshyigikire mu gikorwa runaka eyiza wenda ubukwe eyiza wenda gushyigikira abana b'imfubyi eyiza wenda kubakira abatishoboye eyiza wenda gusura abantu kwa muganga babuze ubasura eyiza wenda kugemurira udafite uko ariho urabyumva bakambwira bati super manager nk'umustari wacu iki gikorwa ugiye gukora tukuri inyuma cyari igikorwa gifatika cyiza gifite icyo bita n'umugisha ku buryo ubukwe n'umugisha Imana yabushyigikira gusura abantu kwa muganga ukabagira icyo bamarira n'umugisha kwigisha wabuze umwigisha n'umugisha gufasha utishoboye kugaburira waburaye cyangwa wabwiriwe ibintu nk'ibyo byose ubone gukorera umugisha none ngiye gukora nk'igikorwa abo bantu 14,500 niba 600 baravuze bati super turagushyigikiye buri muntu ajya yugwa 10,000 buri muntu agatanga 10,000 ubwo no kuvuga nakoza approximation hari n'umwe ushobora kwishyurira 30 kuko muri abo 14 harimo n'abaherwe hanyuma bakavuga bati ubwo harimo miliyoni zingahe estimation nibura miliyoni 20 kadufate miliyoni 20 hanyuma ubwo nta kazi karimo nakiri kigutunze mu ngo gakumba super abantu benshi bajya barabyibaza bati aba ba social influencers be hafi ya bose baraza bakajya ngaho urumva super bushize yakoraga ibintu byo kumanaginga abakinnyi afite iturufu y'Akagere baza kurangiza amasezerano basinyandi super urimo gukora iki muri iyi minsi kandi ukibabwiye aka kantu kashizemo bakita ngo iki Kasperanza harya Esperanza ni iki ni uruganda rukora cyo kwa abanyarwanda bakunze ari benshi harya super manager ni brand ambassador harya umuntu ari brand ambassador w'ikintu nta hembwa nta mushahara nta kontra ibintunze rero ari umupira sinawuvuyemo ndacyawukora buretse ko ubungu musigana na ukora ku rundi rwego kuko mfata nk'ubukinnyi umunyamahanga mujyana mu kindi gihugu ntago umuntu ugikora udufaranga ducyo of course urabona yemera urayireba inyuma yawe irebe aze no kuyikamera ibereke bagiye iyi ntabwo ipfa kunywa iyi ninshya ntago ari yayindi yindi iyo yari silver cyane iyi nindi nazanye yemera ibi byose ni amafaranga rafyango rero icyo warumbaje wanamuze ngo cyose abantu benshi baravuga ngo ariko se bura super tunzwe niki akora iki aka nakazi ngaka tukariho matora Dodoma we ryama neza uryamire matora Dodoma ugubwe neza ubone kudakora akazi kandi ukagira imyaka miremire genuine reflexology ujye muri magasin sports class urumva ujye muri ubumwe garage ni nabo nyiri mvuga bazana restaurant ruguru hano turimo gukora hajya yitwa Nanadoro iri abayita fast food none nawe cyakoza Mungu akakumbuzi besha b'ikigali oya ndiwo ahubwo vuga tuzaruja kwibeshaho uzabeshaho nabandi
wabyumvishije bara n'abafana bose abafana kandi byose turabishimira Imana ariko rumwe abantu bafanwa bavarwa n'iki kuko nsujwe n'umugore se ega bara nibo ba mama bariya nibo ba mama ni ba mutima w'urugo bara nibo ba mutima w'urugo ni bashiki bacu ni abadamu bacu ariko nawe urabizi ko aribo bagufana benshi ibindi konguki ako warasaze ngoguki urabizi ko aribo benshi bagufana abadamu nibo tuvukaho ni ba mama ni bashiki bacu ikindi ni bashiki bacu ni ba mama ni bashiki bacu ni ba mama nabo tuvukaho I mean ni nabo badamu bacu turabashaka yego ese wemera ko nta kintu kidashoboka ku isi rero urumva ikintu nkubwiye wowe urambajije oya wowe urambwiye ngo kuki ufarwa ngo nabari abantu cyane ntuvuga aho uri murarya amagambo ngo bari se bara n'abantu si bashiki bawe se si wowe mama we se wowe uvuka cyane wewe wakwanga uva ntago wabyanga uko rero super nta kintu na kimwe kidashoboka ku isi uramutse wisanze mu gitondo wabaye umutinganye wabyitwaramo gute karya amabere ya nyoko nawe nta kintu kidashoboka ku isi navuze ngo suppose ke ntago navuze ko ariko bimeze navuze ngo suppose ke ukambwira ibintu by'ibigenga mwana oya nibyo rega wumva turimo turaganira kandi niba inspiration of the youth harimo urubyiruko rwinshi rwagiye mu butinganye ndagira ngo tuze kubona aho duhera tubigarukaho ibyo ni ibintu by'ibigenga nukabimbaza uyu munsi umuntu umutinganya kuganira akaza gusaba inama wamubwira ngo ngenda mvi imbere karya amabere ya nyoko cyangwa wamwicaza ukabanza kumuganiriza namuganiriza kuko ndi inspiration of the youth kuki wari ubirakariyemo rero sasa nkamubwira ko ibyo bintu atari ibintu bikwiriye kuvuga atari inkuru y'u Rwanda atari n'ibintu bizima ariko impamvu bimbwiye nka gutuka ntago nabanje gutegura mu mutwe ngo byakire no kumbwira ibintu by'ibigenga giye nka frontline commander giye uzi ko mama na data bambyara havuzwe impundu bavuga ko babyaye umuhungu ubwo deja umuntu wavutse ari umuhungu ahinduka umukobwa ate abashobora guhita gutera amabuye bakavuga bati ni ibitekerezo byacu ni n'imyumvire yacu turashaka none ubagira inama kandi utabakomerekeje nabisobanuye ko urambajije na neza uti umuntu w'umutinganye akugannye wamugiriye inama namubwira ko yayobye kuko ni ibintu bitari umuco ni ibintu byo kwa shetani ni ibintu bikuganisha habi kuko birakubabaza kuko bibabaza abawe n'igihugu cyawe ho umubyeyi yabyaye umwana w'umuhungu bavuza impundu batumwana bati havutse iki batumuhungu tegereza rero papa we na mama wawe barakureba uri hariya bazi ko uri umuhungu bakumva ngo wowe baraguhindukiza bakakunamisha ngo wabaye ngo umugabo mugenzi wawe ngaraguhindukiza akakunamisha ngo ubutari ngo wahindutse ngo umugore ngo kandi ngo ari umugabo ni ibitekerezo bye ni n'imyumvire ye afite muri ibyo ni ibintu udagomba kuvuga muvu mbabare nari ngututse ariko ni umujinya oya nta kibazo kirimo birandega ni ukuganira kandi gutebya byahozeho ntuzongere kumbaza ibintu nk'ibyo by'ibigenga urumva ntuzongere kujya umbaza ibintu nk'ibyo by'ibigenga yewe mu buzima bwanjye narakubwiye ngo yabuze icyo nakora jewe icyo nakora nabagira inama bagira inama rero sasa n'ubu niho nabagiriye ibyo bintu ntibikwiriye mu muco nyarwanda ni ukubabaza ababyeyi babo ni ukubabaza n'igihugu cyabo kuko aho biganisha ntihabi urumva icyambere ni ibintu bifite kasi ni iki umuvumo umwaka ibintu nk'ibyo nese wowe ngiye kukubaza muvu ubu isoga kwaya babarira ariko nari nagututse kuri mama ariko mbabarira oya nta kibazo kirimo usabye imbabazi nta kibazo kirimo ahubwo biba byateye nawe kumbaza ibintu by'ibigenga ubu wowe iso papa wawe wakubyaye tekereza agiye kumva ngo muvunyi yahindutse umugore kandi yari umugabo ntibinakabi ibyo ntibyanashoboka ko rero ngo umuntu yari umugabo ngo none ngo basigaye bamwunamisha abagabo bagenzi be ariko ja akwisimane isigusha ishyano koko karabaye urumva ibi twita demokarasi igenda izana ibintu byinshi cyane bitandukanye hari benshi bitiranya demokarasi na freedom wigeze kubona umuntu
ninde watutse umuntu ngo buri umuntu hari ikintu umuntu akubwira ukumva kiragutujije cyane. Oya rero ibyo kintu ntukajye ukimbwira kuko giye mu buzima bwanjye sinumva ukuntu umwana wavutse ari umuhungu aza kongera agahindukamo umukobwa. Nta sajari yabayo kandi na sajari niyo yabaho ntago yabaho ari ukuvuga ngo bagiye guhindurira igitsina ahubwo wenda bagikata. Ubwo rero giye rero nagira nkubwire ngo inama nabagira ni babivemo kuko kubivamo birashoboka. Basenge birinde ibishuko kuko ubu hari n'ibishuko by'amafaranga. Nicyo kibazo kinogarije si abenshi barabijya amatora kubera urukundo babifitiye ari ayo mafaranga barimo gushaka. Rero buriya reka nkubwire nanjye amafaranga narayashatse ariko sinigeze njya mu bintu mbona bishobora kunyicira iki, bishobora kunzanira umuvumo, bishobora kunteranya n'igihugu, bishobora kunteranya n'umuryango, bishobora no gutuma muri rubanda bambona nk'igicibwa nk'umuntu udafite akamaro cyangwa se warangiye. Naremeye ndagayika naravuze umunsi nari Kampala ubuzima bwancanze bimasa bya data maze kwimara nabasobanurira uburyo nageze nkarindaho njya gufata iki imbabura gotse ibigori n'ibiki byose sinabatekereje. Warabimbwiye kabisa kara nakazi iyo bya nakazi k'umugabo buriya mu giswere baravuga ngo mwana w'umumezari wa nini mateso, mwana w'umeni shida na mateso na kuhangayika. Umugabo nyine nuko abaho teka umugabo ugomba kubaho kuri struggle gupambana kandi ibihe bije byose ukagira ute ukabibamo kandi ukabibamo. Rero ubu ntawe wibaza ko papa wawe wakubyaye nubwo usurikira umusore boga rumeze gutya ibihe yaciyemo uko bimeze by'inyuma nuko abana bavuka gusaba konka umugisha buriya gutekereje nk'ibihe yaracanyemo na mama bikomeye by'ubuzima ko baba batarigaye cyangwa wemera kubicibwa ukavuga ati reka duhangane n'ubuzima ishida tuzakire ariko nitwemere kuruta cyangwa se nitwemere kumuvumo ngo tube twakora ibidakorwa. Ubuzima rero niba bukwiriye kukucanganya ngo ugeraho ukora ibidakorwa. Hari umusore bagushukisha amafaranga bakurongore mu kibuno, wari umwana muzima, wari umuntu ufite akamaro n'ejo bundi buzima bwahinduka nawe ugakomera cyangwa se ukagira icyo wigezaho. Urumva bati ngwino tugutware mu mitwe y'amaterabwoba, ngwino tugutware mu mitwe y'abacengezi, ngwino ibi byose bira ni ibintu ugomba kwiriwe kwitekerezaho. Ubuzima bubi bubaho ariko mu cyongereza baravuga ngo tough people last but tough times never last. Mbabaro bisobanurira abantu ibihe bikomeye bigeraho bigashira ariko abantu bakomeye bahoraho kabisa. Wabyumvishije? Tough people last but tough times never last. Ibihe bikurumva gusa nitwahuye n'ibibazo muri iki gihugu ntago bizi nyuma genocide ntago bizi umuntu wese akajya avuga ati kirasi igihugu menya ari amarimbo menya ari turaburinda umenya hari ahantu ikuzimu ariko ibihe bibi byagezaho bivaho ariko byarangijwe n'abagabo bakomeye. Ibihe bikomeye byagezaho bigira gute bikomeye twarimo byagezaho birarangira ariko birangizwa n'abagabo bakomeye. Perezida wacu aratubwira ati mutuze tubane gusa tube bamwe dushikame twubaka igihugu. Abadutereranye cyangwa se abona ko tutazava muri ibi bizagira ubishire. Dukora endurance urayizi turashikama turindwari mbese turaresisting turahangana bigeza ibintu biratungana none n'ababandi baratuganuka. None musigaye mukora ibiganiro kuri YouTube Super TV kazamuka bikaryo. None abantu banagane televiziyo yanjye yitwa Super TV barebe ikiganiro nakoranye barebe ikiganiro papa wanjye Gakumba nagira ngo tuze ukagarukaho Gakumba wagize gutira abantu kujya kureba Gakumba ukora n'ikiganiro Super ikiganiro cyo bari baranze kugitanga handi hana ari hose. Ikiganiro buri umwana ni nkasi nta wundi muntu ushobora kumenya televiziyo itari ya Superman ajya ntiyavugishaga. Yes salama basaza asante sana my brothers bana one love kabisa wazee asante sana bara n'abataramu abazaza nabo barimo gutanga peace kabisa. Yakubwiraga muze Gakumba agomba kuba nawe areba ninde ugiye kumuvugisha ikiganiro ntago nenanze kugitanga ahubwo urabizi buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo umusaza atabarutse inzu bitabihiye. Papa nkuko wari wabivuze mu kanya arashaje baramubonye buryo umuntu amaze kurenza imyaka 90 aba yagiye kabisa abageze mu zabukuru ariko nk'umuntu nanjye wamforumye nkabana n'ubu
jewe ari wewe muto agomba no kugira abandi foruma kandi ubu haje iki ibyuma cyangwa se haje internet cyangwa se haje ikoranabuhanga iterambere aho umuntu ashobora gushyira ikintu kikarebwa n'abantu bose imyaka yose izaza numvishije rero ari ngombwa kugira ngo aze nawe yigisha iki abavandimwe banje Abanyarwanda bagenzi banje abana bato bazaza n'abandi bose bazamukomokaho bamenye ngo Gakumba yari inde mu mutwe hari miki. Ufite gahunda yo kuzakomeza gukoresha ibiganiro kuri YouTube yawe cyangwa se wasoreje kuri Gakumba? YouTube channel yanjye irakomeza iranarebwa iriho video zirenga 95 ku buryo ufite gahunda yo kuzajya utumira n'abandi basitari bose bakaza? Ya mu minsi itatu turaza gutangira kubabona ba Bruce Melodie. Ubwo uratangiye nanjye ndimo ndibariza nyine urumva twebwe tuvuze umusitari wa mbere hanga muri showbiz yo tuba dufite gutya mu bantu batwika hanga ngewe sinkubeshye ndi n'umufana we Bruce Melodie nubwo nawe ngufana singiye kwiteranya kandi unyicaye imbere utankubita iyo mikoro oya ntacyo ariko n'uburenganzira bwawe kumfana ugafana nawe. Nyuma yo kubona ikiganiro cya Mzee Gakumba cyagezeho televiziyo yawe ibindi biganiro byinshi watangiye gukoresha n'ibindi biganiro ubu twizere kugiye gutangira gutumira abastari benshi batandukanye nka Bruce Melodie nk'uko ari umusitari mu buryo busanzwe unaho ugiye gutangira gutumira uratangiye ariko ugiye gukora ariko yarabatumye ngo mujye mumukora promotion. Oya urumva ejo ndi yasohoye indirimbo yitwa Akinyuma indirimbo Akinyuma nge numvije ari sawa cyane ndambona ko hari undi muntu wari wagirira indirimbo se mu Rwanda yitwa Akinyuma yakoranye na Shadibu indi imirimo abastari babiri beza kandi rwose bashoboye kurangica koko nese ndabeshya ngo yitwa de yitwa Akinyuma ahubwo numbaze ngo nagace agapira se ntumbaza kuko sinkazi ko ntabwo nari nakora ikiganiro nawe kuva yasohokira indirimbo mbanze menye ngo nagace kara kantu waririmbye Akinyuma niyo mpamvu ugiye mufata urumva indirimbo ye imaje kujya mu 100 ngahe mu minsi itarenze ngahe so bivuze ngo nawe numwe mu basitari n'aba social influencers hano mu Rwanda n'umuhanzi kandi ugezweho sibyo rero ni watangiye gutumira nabyumvishe rega namenye n'amakuru ngo Uncle Austin ejo wundi ngo ejo muzakorana ikiganiro urumva kuri muragenda gutumira n'abantu nababwiye nti yewe ndashaka ko televiziyo yanjye ya Super TV izajya igomba kugiza abantu baba super gusa igomba kugiza abantu baba super kandi ikagaragaza n'iterambere ry'abastari cyane cyane aho abana b'Abanyarwanda bakuwe n'Abanyarwanda bavandimwe babo babashyigikiye none bakaba bafite n'icyo babagaragariza bagezeho ko mukuru ko kubashyigikira batapfushije ubusa ayo mahirwe yo kubashyigikira wana kabisa brabas irimo iragenda mu muhanda ntiwayibonye ntiyaguzwe se warayemeye noneho nawe kera uvuga uti iyo modoka arinza nkayibona nzabyemeye ntiwayibonye oya ntago giye nigeze nyihakana ahubwo icyo navuze ko ikibazo ni kimwe buriya ubwenge ubuse nkubwire ngo iki naragerageje ndananirwa mwarimu arambwira ati umwana yatorotse ishuri ajya kugura brabas kandi gukira uri muto nabyo si bibi nabyo buri wese ashaka ariko rero ikibazo ni kimwe nawe umuntu yagura brabas koko ari ubwo yateretse iryo shuri ryo wirirwa kuvuga buri munsi ngo wamushyize mu ishuri ahubwo n'ubu aracyaririmo ahubwo yarakacinze yaradoginze yananiwe gukacinga amusore aho kugira ngo akacinge yaradoginze yakoze doge yapurenze turawe bane drop out yabayo yabayo drop out akongera se rukaze rega ku dropping out dukuba wigukabi cyangwa se ukora igikora cyo cyose ukabivamo aho ari cyo nagira nkubwire nawe wemeye ko afite amafaranga umuntu atemera urugwavu yemera ko ruzi kwiruka ariko narabivuze utangwa amatemera kugera ariko narabivuze guhera kera amafaranga byari bifite mu Giswahili baravuga ngo pesa bila akiri bila elimu huisha bila karamu ye namusabye ko amafaranga kuyagira nawe urayafite kuko amafaranga menshi se nangaye buryo umuntu nakubwira tufite amafaranga uzamaze ufite angahe nubona ko yaruta 5 ungaye kuko buryo inoti ya nyuma ni 5 kereka we niba yari afite ndatandukanye n'ayabandi wabyumvije urabyumva buryo inoti ya nyuma ni 5 buryo umuntu naterwa n'igihugu nanone umuntu nakubwira oya ndavuga mu Rwanda umuntu nakubwira turi umuntu afite amafaranga nakubwira kure inoti ya nyuma afite uzamubwira uti namubwira kure inoti afite itandukanye n'iyanjye kandi inyarwanda ujya kumva abantu nguri afite amafaranga hanyuma se ko ayafite nanjye ndayafite iya 5 Beneri yakoze si ya 5 se siyo ya nyuma ubwo arayifite nanjye ndayifite ahubwo yavuga ati afite ibintu
kuko amafaranga kugira ngo yagaragaze cyangwa ubukire biba mu bintu biba muri ritaka biba muri iryo modoka bavugaga biba muri inkweto ya Express wambaye biba muri uwo mupira murumva wabyumvishije biba mu ibyo rero sinzi ikintu urimo gushaka kuvuga ubwo ngubwo nawe reka ikugaragara ko agiye nibyo nakubwiraga buriya mwebwe mufite ikibazo agiye kukubaza ubundi utifurije umwana gutera imbere kugura burabasi n'ibindi dore akorera iki ntakorera gutera imbere ntakorera gutera imbere none sinakubwiye nti Super TV izatumira buri musitari wese witeje imbere ajya agenda avuga ko yiteje imbere ahubwo ikibazo nuko yiteje imbere ariko adashaka guhora atera imbere hari ugutera imbere rimwe ariko hari no guhora utera imbere niyo mpamvu nari navuze ngo mwishyurire icyongereza amenye indimi kuko urabizi isi yubiyobowe n'ibintu bibiri iyobowe n'indimi ko nkanye nshobora kujya mu gifu nshobora kuvana ajya muri Togo nkavuga ni je suis super manager none se wahantu hose ajya wari wabana n'umusemuzi kandi nawe ubi ibihugu azenguruka maze muri Kenya niyo mpamvu atajyanye n'umusemuzi yari ari kumwe na nuza mugenzi wawe muri coding yaryo yitwa nde Medbeat ni bari Medbeat yitwa Medbeat nawe ajya zaramuseka yaramusetse arabatengujije cyane ati umuzigo nikoreye noneho super we yavuze ko atazonya ahubwo gena mubwiye ko yiga icyongereza yiga indimi yajijuke noneho bwa bujijuke buzazana na burabasi nyinshi niyo mpamvu nene mutwaye mu ishuri Melodie yaravuze ati super barajyana umusitari ndabyemera kandi mwese murabyemera ariko je sinzongera kumuvugaho ndamuretse yarakoze kuko Super Manager nubundi so kuvugwa na Bruce Melodie kuko nukuntera umwako ni nko kuvuga ngo Kigingi aravuga kuri nyiri modoka kuko nyiri modoka igihe ashaki agomba kuvuga kuri Kigingi kuko ashatse yamuhakazi igihe ashaki ashatse yanamwirukana igihe ashaki ariko Kigingi kuvuga mu kanwa kagacishamo nyiri modoka ubwabyo ni ikosa kuko no kumutera umwako ashobora no gutuma atagura izindi modoka ubwo rero yarakoze kuko nubundi nawe nwezo none wowe urafata ikinongo nacyo cyanyagiwe ukavuga ngo kigereranye n'urutari no kuvuga ngo izi nkweto namba izi uzigereranye na ziriya ziri muri butu izo muri butu zenda zizinye inkweto yero fungura muri butu yanjye sha yego ko ntacyo nyifita fungura muri butu yanjye uzare ziriya modoka nako ziriya nkweto rero nizo zigenewe uwo nguwo wari uvuze ngo nazamvuga ariko wabyumvishije buri muntu wese agira iki yazana televiziyo nkweto betse mfungura yafungutse sha yano zizana kuko buri muntu wese agira iki agira ibimugenewe agira urwego rwe nta nkweto buri yayo kandi nta hene ijya wari wabona ihene na rimwe ibana n'intama bazizanye genda kubaza ngize bazizanye dore izi ngizi rero izi nizo ziba zigwe ngwino shaka hano ziterura hano zano uzigaragaza nagaragare ngwino hano dore izi nizo zagenera abantu nkabo dore ngizi super gakabye nawe urakanye inkweto nigene uramugabo umwana dore ngitso dore ngizo ni gift wamuzanye umuntu wambara inkweto ngizi yatinyuka akamvugaho nawe ubona ubuzambaye wazishyize muri butu nazigize muri butu kugira ngo ni iteka kuko buriya turaturanye ntuyaruguru iwabo ninjya ngera hariya uko ngeze hariya hafi y'iwabo wabyumvishije njye mubwira nti dore umusada ugukwiriye nguyu super mwana wa star rero iyo utagiye kwendereza undi musitari gutyo oya nugiriki mwana oya reka niko kureza uravuze ngo yaravuze ngo nazongera kumvuga ngo yaravuze ngo Super Manager n'umusitari ariko sinzongera kumuvugaho ahubwo yankoreye neza yone zubu kureba igihagararo cyanjye n'undi we ndi umuntu ukwiriye kuvugwa n'uriya ngiye kubwanye mbamona namuri hishurira munanira none nawe uramuzanye ubwo mamumuzana mu biganiro ngo mumukorere promo niba yarabatumye ngo mujye mugenda mutuma natwebwe twikorera ibyo tubona hanzanga cyane ko nakubwiye Tandi Boy Kigingi avuga kuri nyiri modoka cyangwa ibyo mvuga ntabwo byumva ndimanda byumva ahubwo nirinze kubikora analize cyane kubera ko ari ibyawe ntabwo rero do super reka tuzoze ikiganiro reka ngushimire kuri uyu mwanya wawe wafashe tukaganira wewe komeza uryamire matora Dodoma komeze wisiga amavuta meza ya Mo Group Limited abitwa ngo ni Mo Group Limited niyo bagira produit nziza hanyuma wowe nujya kunywa amazi ya Esperance uko kucyo kunywa cya Esperance ugende mu modoka ya Tom Transfers company igurisha imodoka nziza kandi ku mafaranga akeye asigaye ugubwe neza ubakishe Power Fix ibindi byo byihorere hanyuma wowe na Melodie wawe ngaho
tupanda gushimiye cyane reka nshimire abantu bose bakurikiye DJ C Media aho bahereye hose ariko tubwira abantu bakoreho subscribe uba waje kumukorera promo genda kavura umwe mukore subscribe muna sharing munakorera like reka nshimire cyane waguze super manager reka nshimire cyane na Elike cameraman wadufashe ku majwi n'amashusho